Bavandimwe nkunda, Yesu Kristo akuzwe. Murakaza neza nanone kuri iyi gahunda Imana yongeye kuduha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tugeze ku cyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka A. Uyu munsi turabona Petero asubiza ikibazo cya Yesu mu ivanjiri y'uyu munsi. Turabona kandi uburyo Yesu yagendaga atembera kandi yigisha ari kumwe n'abigishwa be mu ntara ya Cesareya ya Filipo. Buri wese kuri iki cyumweru ashobora gutekereza Cesareya ya Filipo, agatekereza aho atuye, umudugudu, akarere, intara atuyemo Yesu yagendereye uyu munsi muri iki cyumweru. Hanyuma yagenderera agashaka ko muganira, akubaza utubazo tumwe na tumwe. Yesu rero yabajije ikibazo cya mbere abigishwa be, ikibazo cyari rusange. Aravuga ati, mbese rubanda bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Kuko nyine cyari ikibazo kireba abantu bose kandi ntari kidakomeye, bose bashatse gusubiza, nta kibazo bagize. Bamwe baravuga ngo uri Eliya, abandi baravuga ngo uri Yeremiya, abandi baravuga bati uri Yohana Umubatiza, abandi baravuga ngo uri umwe mu bahanuzi. Yesu abonye ko bari bazi ibyo byose, nibwo yababajije rero ikibazo cy'umwihariko kuri bo. Iyo ari ibintu bireba abandi, kenshi na kenshi usanga twihutira kubisubiza, ariko iyo ari ibintu bitureba, ibintu biratangira bigakomera. Yesu rero yarababajije, mwebwe se muvuga ko ndi nde? Nawe rero uyu munsi Yesu arakubaza ati, ese wowe uvuga ko ndi nde? Ubwo twashobora gutekereza ko iki kibazo cyateye urujijo mu ntuze mu bigisha muntu umwe. Nibwo inkwakuzi Petero yahagurutse, hanyuma irasubiza, wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Ese natwe twabasha gusubiza nka Petero tukavuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima? Yesu rero yashimye cyane igisubizo cya Petero, niko kumubwira ati, Petero, mwene Yonasi, icyo gisubizo ntabwo ukihayeho ubwawe, ahubwo ugihawe na Data uri mu ijuru. Kubera ko rero yashimye igitekerezo, icyo gisubizo cya Petero, nibwo Yesu yatangiye kumugororera. Amugororera ibintu bibiri by'ingenzi Kiliziya kigenderaho kugeza no kuri uyu munota, ku iyi saha ya nonaha. Icya mbere, yamuhaye kuyobora umuryango we ari wo Kiliziya. Ngo uri Petero, uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye. Ntabwo bikavuga ngo yobora ngo birarangiye, ahubwo yavuze ngo ingufu z'umwijima ntabwo zigera zitsinda iyo Kiliziya, ntabwo zigera zitsinda umuryango w'Imana. Natwe rero bavandimwe, kuko turi muri Kiliziya y'umuryango w'Imana, tubyishimire, kuko imbaraga z'umwijima nta na rimwe zizadutsinda. Igihe cyose tuzaba twiziritse kuri Yesu Kristo kandi tugendera ku mabwiriza ye, ngo imbaraga z'umwijima nta na rimwe zizadutsinda. Imbaraga z'umwijima nta na rimwe zizadutsinda. Ibyo twanyuramo byose bitugoye, bikomeye cyangwa byoroshye, tuzabinyuramo twemye, kuko dufite iryo sezerano rya Yesu Kristo yagiranye na Petero, yagiranye nyine na Kiliziya yose. Aramubwira none iyindi mpano ya kabiri, iyindi ngororano ya kabiri, ngo akiri imfunguzo z'ijuru, ngo ibyo uzabona bizaba biboshye, ibyo uzemerera, ibyo uzabohora nabyo bizaba bibohowe. Mu muryango w'Imana rero Kiliziya ugamije kubohora, ntabwo ugamije kuboha. Twumve ko muri Kiliziya twabohowe, muri Kiliziya dufite umwidegemvyo, hanyuma dukomeze urugendo rwacu. Hanyuma nk'abavandimwe ba Yesu Kristo, natwe dukomeze kugira ngo tuzane abandi umuryango w'Imana waguke, kandi ubashe gusogongera ugucungurwa kwa Yesu Kristo. Twese rero dufatanye bavandimwe, kandi tugendane nk'uko dukunze kubivuga, kugira ngo ayo masezerano ya Yesu Kristo abashe gusohozwa muri buri wese, kandi twishimire ko isezerano rya Yesu Kristo rikomeza rikatubamo, natwe tukabaho mu Kristo bwacu
ryacu turyisubiza. Nk'uko bisanzwe rero, mugende murebe muri Bibiliya, mushake ivanjiri yazanywe uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 16 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 20. Benshi barambwira ngo biragoye kuko interineti mu Rwanda isigaye ihenda, ariko ndabinginze mugerageze mugenera akanya ijambo ry'Imana, muryoherwe nyine n'iryo jambo ry'Imana. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.